Yesu, umwuka wera n'Imana Data banyeretse urupfu rw'uyu mugabo, banyereka gupfa kwe, kandi Uwiteka arambwira ngo nimbitangaza. Nyemerere rero wowe turi kumwe, niba utemera ubuhanuzi, Uwiteka arambwiye ngo uru rupfu nduvuge uko narubonye. Nubyumva ushobora kumusengera, nubyumva ushobora no kutamusengera, ugasengera twe. Nubyumva ariko ushobora no kumenya uko Imana ikora. Imana ivugira ikintu kugikora, ikavugira ikintu kugisohoza. Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze. Ntabwo rero ibyo ngiye kuvuga ari uko habaye impamvu izo arizo zose. Oya, ngiye niboneye urupfu, mbona gupfa kwe, mbona urupfu, s'il-vous-plaît, nabonye apfa. Kandi nta kabuza agomba gupfa, kandi ntabwo ari kera. Marayika yanyeretse muri uyu mwaka turimo, anyereka ngo uyu mwaka turimo mu kwezi ndibuvuge, uyu mugabo ijuru rizasezerera imirimo ye n'ibikorwa bye mu isi, birangire, fini, birangire. Ngira ngo rero ni inkuru mu busanzwe itari nziza, kandi kenshi na kenshi igihe buriya sinkunda guhanura, umwuka w'Imana umbamo sinkunda guhanura. Ariko iyo Yesu antegetse nk'uko yambyaye mu mwuka wera, akambwira ngo iki kivuge, nta kabuza ndakivuga. Ngira ngo n'uru rupfu rwa papa, mu kiganiro nuza kureba nani nakoze kuri Gicana, nari nababwiye ko papa adashobora gukira, ubu yapfuye. Naherukaga guhanura nanone mvuga kuri Yago, ubwo nababwiraga inti Yago abamurwanya ni gereza, abandi ni mageragere. Byarasohoye. N'ubu rero ndagarutse, Imana yasuye. Imana yasuye, kandi si icyaha. Ntabwo gusurwa n'undi muntu wese yasurwa si icyaha. Unyumve neza. Kandi niba utemera ko Imana ivuga, twe tubyemera nyine, twarabyemeye, kandi ivugana natwe, ibyo ivuze bikaba, ibindi itegetse bigasohora. Uyu mugabo Uwiteka yambwiye ngo yaburiwe kenshi yanga kumva. Imana yaciye mu bakozi bayo, baramubwiriza, ntibyakunda. Imana inyura no mu baganga, inshuro nyinshi yayigaragaye kwa muganga, ntabwo yigeze yumva icyo Imana iri gushaka muri we. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Uwiteka agukuyeho amaboko, kandi ntabwo ari njye uvuze, ahubwo ni Imana ivuze. Uwiteka agukuyeho amaboko mu murimo wakoraga, abagusuye nk'umuhanzi, aho wageze wamamaza ubutumwa bwawe n'ubw'abantu, hiti wariye, aho wazengurutse hose, ariko isi bayi mu isi. Ikintu ntazi ni kimwe, ntabwo nzi ngo mu gupfa kwe arabona ubugingo, cyangwa se arajya kwa Satani. Oya, simbizi. Ashobora no gupfa akajya mu ijuru, ashobora no gupfa akajya mu kuzimu. Ariko niwumva buno butumwa, ntiwinangire umutima, wihane, ubwire Yesu uti nanyweye urumogi, ntusabye imbabazi. Nubwo leta itafashe, ariko wowe Yesu ntusabye imbabazi. Ugaruka uvuga uti naranyweye ndasinda, birenga gusinda, ndara hangova mu buryo ntazi, ndara mu kaboregwe, ndara mu businzi, urusengero rw'Imana nduhindura akabari k'imisemburo ya vino ariyo mukobanyi. None rero ndagusabye imbabazi, ubu butumwa nibukugeraho wihana. Nyuma yo kwihana, Yesu ni ufite ijambo agarukana ku muntu. Ariko ibintu aho bigeze,
biteye ubwoba. Ubu tuvugana rero mu gihugu cya Uganda, ngira ngo uyu muhanzi niho aherereye, ngira ngo uyu muhanzi niho ari, kandi ni ikimenwa bose, azwi na bose. Kandi mu busanzwe je nta nubwo rwose n'ubwa mbere no mu kiganiro no mu kanwa kanjye naba ngarutse ku uyu muntu. Sinjya najyaga musengera, cyakora nasengera ku Buganda kuko ngira impano yo gusengera ibihugu, ngira impano yo gusengera ibihugu, ngira impano yo gusengera abarwayi n'izindi ngabirano nyinshi, ariko ngira impano yo gusengera ibihugu. Keshi na keshi igihugu gihura n'akaga Yesu yasuye mbireba mbizi, kandi yarangiza akaduha ubwihisho n'ubuhungiro. Nje fito mukizo yumvugira kumana nishuti dana sinkizo mwisi itekarandi kankingira nibyago icyamuwakabumukiza wawe njaninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira njaninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko nkusabira. Mwami Yesu, ubu ni ubutumwa bwawe si ubwanjye. Mwami Yesu, uyu ni umuntu wawe si uwanjye. Uwiteka ni wowe ushobora byose, usumba byose, ntabwo ari jyewe. Genda indogobe, ndi umurimo w'intoki zawe, nibumba mu biganza byawe, amazi ameneka ntayorwe. Utsinde umubi kwa jina la Yesu Kristo, udutsindira umubi. Uwiteka uhane Satani waje kwica no kurimbura, wiba ubugingo bw'abantu wahumetse waremye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, udufashe rero ubu butumwa bushyire nyirabwo, kandi bene bwo babwumve. Mu izina rya Yesu Kristo bibabera ibibakiza n'ibibatabara none n'iteka ryose, amen. Ngira ngo mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka tugarutse mwiri hishurirwa, muri iri yerekwa, muri ubu buhanuzi. Wowe udukurikiye ubyihanganire, koko Bibiliya iravuga ngo Mwuka Wera n'umuyaga kandi ahuha uko agomba, kandi umwuka w'Imana akora uko ashaka. Ngira ngo uyu yagendagenze mu isi ahatandukanye henshi. Umugore mwiza aramuzi, umukobwa mwiza aramuzi, inzoga nziza arayizi, amafaranga rwose yarayatunze n'ubakiyatunze, ariko iminsi yawe yibarire ku ntoki, amezi ushigaje uyabarire ku ntoki, kandi akanya kariko kose witegure, witegure, witegure. Koko marayika umwami Imana nabonye mu gitabo anyereka ifoto, anyereka n'amazina, arambwira ngo uyu uri kureba, uyu nguyu uri mu butumwa bumbyukije ijoro. Ubwo nari ndi gusenga, nasengeye Ukraine, sengera Palestine na Israeli, sengera u Rwanda, Burundi, Kongo, Ubugande, Kenya, Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye. Mbwira Imana ngo turagushimiye ko washyizeho abakomeye n'aboroheje muri politike, mu bahanzi, mu bakinnyi, uzenguruka impande zose. Twese turi abantu bawe Mwana. Ese amakuru ni meza? Abo dukwiye gusengera ni bande? Ko dukwiye gusenga ni gute? Abo dukwiye kuba turirira ni abahe? Mwuka w'Imana anzanira uyu nakita umuvandimwe, mbona amazina ye n'ifoto ye, mbona marayika azanye iriya ndirimbo ivuga ngo aheza mu ijuru. Mbona iyo ndirimbo bari kuyimuririmbira. Ndabaza ngo ese hari igihe cyo kwiyiriza ubusa? Hari igihe cyo kwihana asigaranye? Marayika arambwira ngo yasuwe kenshi, yabwiwe kenshi, ariko ntiyabashije kumva. Arambwira rero ngo muri uyu mwaka nimwitegure
ko uyu mugabo agiye gupfa. Icyakora Uwiteka n'umutunzi w'imbabazi we nyir'ubutumwa ni wowe ushobora kuryama ureba ivure nka Hezekiya, igisubizo cyava ku Mana. Ariko jye nabonye upfa, aho nahagarara nabisubiramo, aho naba ndi nabisubiramo, byambaho byose nabisubiramo. Nabonye upfa, kandi gupfa nta muntu ukunda urupfu. Kandi ntabwo nabonye wambaye umwambaro w'ubukwe. Umuririmbyi nk'uko yavuze ngo hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Ngira ngo rero nta mwambaro nigeze mbona yambaye w'ubugeni cyangwa w'abageni ubwo marayika yasuraga, ahubwo nabonye ari umuntu wambaye ibintu bisanzwe, ndetse inkweto ntazo nabonye, ishapo ntayo nabonye, umweko ntawo nabonye. Byatumye ngira ikibazo gikomeye, mvuga nti Uwiteka utabare, ntabwo aho mu ijuru yari kuzicara sinjye uzahicara, ibyo yari kuzahabwa sinjye uzabihabwa. Ariko yenda umuntu ashobora kumva nabi akivutsa umugisha w'Imana, ariko nanone urakicaye ku ntebe y'imbabazi, wababariye Sodomu ubabarira Gomora. Ni inkuru mbi rero ku Banyarwanda, ni inkuru mbi ku Bagande, ni inkuru mbi ku Barundi, ku Batanzania bakunze indirimbo ze, abakunze ibiganiro bye, abakunze ubuhanzi bwe, abakunze activite ze, abakunze circulation ze, ndetse abishimiye mu buryo bumwe n'ubundi ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye yagiye akora akiri muri iyi si. Ngira ngo urupfu rwe ntiruzabura kubabaza abantu, kuko abantu ntibita ukurimbuka k'umuntu. Abantu bareba ngo ibyo apfuye adakoze, ibyo apfuye atujuje, ibyo apfuye atagezeho, apfuye akiri muto, arakenyutse, apfuye akiri muri ibi. None rero urupfu rurakugeramiye, kandi mbere y'uko upfa ikimenyetso nabonye, ugiye kuzasubizwa mu bitaro. Ugiye kuzasubizwa mu bitaro, ugende. Navuga ngo ni nk'amahirwe, ni chesi, ni faveri Imana irabikugiriye, ugiye kuzasubizwa mu bitaro. Kandi ubu tuvugana ikindi Imana ikurinze mabuso, gereza, ikurinze prison, ikurinze kwicara muri gereza. Kandi rwose bidatinze, ngira ngo abaza kumva iki kiganiro ntabwo kiri busibame, mugende mubyandika ahantu, muzagenda mubona byigaragaza cyangwa se byiyadabuta, mbese ku buryo bumwe n'ubundi. Iyi ntabwo ari inkuru ihita isaza, ni inkuru ikomeza. Ariko wowe udukurikiye, wowe utwumva, yego ubitegereze, ubihanga amaso, uzobibonesha amaso yawe. Ngira ngo rero hari n'abasanzwe batwandikira baherereye iyo, hari n'abarokore, hari n'abakirisito batandukanye bashyigikira, bakunda, bafana. Mwebwe mwese intunga yawe ya mbere niyo gusenga, niyo kwinginga Imana, niyo kuririra Imana, niyo gusaba Imana ikagira ikikoze kandi ikagikorera Abayuda. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngira ngo rero iri ni ijoro, ni ubutumwa marayika mpaye muri iri joro. Nari njyamye ndangije gusenga, iri hishurirwa ryaje bwa mbere ntaranaryama, ariko ngeze no mu buriri ragaruka. Ntabwo rero nari kuninira Imana, sinari guceceka. Nagombaga kubyuka nkatangaza ubutumwa Imana impaye kuri uyu mugabo.
wowe rero udukurikiye ndabizi ubu muri komenti ugiye kwandika uti ni views, undi yandika ati ni amafaranga, undi yandika ati ni ruswa, undi yandika ati ni uko utamukunda. Oya, Bibiliya ivuga ngo urukundo ntirwirarira, ntirwishushanya, ntirwihimbaza, ntirwishyira hejuru. Kandi ijambo ry'Imana ngo ntukishimire ibibi biba ku bandi. Kandi Yesu akangwa mwene so ubabarane nawe, wishimane nawe, mbese ibintu nk'ibyo, kubabarana n'abababaye. Ariko hari ibintu tudashobora kurengaho, tudashobora guceceka, ahubwo tuvuga ngo isaha ku isaha reka twicare tubivuga uko biri, noneho biha abantu kwigengesera no kwibombarika. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe sana. Mu by'ukuri rero ngira ngo abanyamwuka bo bari bukurikirana iki kiganiro bahaye ikaze namwe mu bisengere. Ntabwo Imana inyereka ari Imana yanjye, ni Imana yanjye mu giti cyanjye kuko ari njye uyisenga n'umutima ari uwanjye, ariko ni data wa twese. Ubwo urumva hajemo nawe ubaze umwuka, wegera Imana ubaze amakuru kuri uyu muhanzi, uzambwira muri komenti, cyangwa se ubaze umwuka w'Imana, hari igihe azakubwira, cyangwa se umuntu wese ngo ahanura uko yategetswe n'umwami Imana. Haleluya. Ngira ngo buno mugiye kwinjira mu bihe amatwi yanyu agiye kujya yumva ibintu bikomeye, ibindi biruhije, ibindi biriza, ibindi bitunuza, ibindi bibabaza umutima. Uwiteka abarinde mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo nagahinda nakamaramaza kuba umuntu yagira amaso areba, ariko urupfu rukarinda rumutungura ayo maso atarabona Kristo wazutse. Umuntu akagira akanwa kavuga, ukavuga imyaka 10-15, ariko utaratura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umuntu akagira amatwi yumva azedi, ukamara imyaka ingana uko utarumva cyangwa ngo wumvire umwuka w'Imana. Mu rubanza marayika yambwiye ngo nta kintu umwana w'umuntu azireguza. Ijuru ryanyibwiriye ryemanga rirambwira ngo nta kintu umwana w'umuntu azireguza. Jamais. Arambwira ngo amatwi amara imyaka 40 igafata 50 utarumva, kandi utari igipfa amatwi, utari impumyi, utarareba, utari ikiragi, utaratura ngo uvuge. Ntabwo uziriga uburana, ahubwo waratsinzwe, urubanza rwaragutsinze. Sinumva ukuntu ubutumwa bwaca impande ebyiri, mu gutwi k'ubumoso nuko iburyo ukaba utarabwumva. Niyo mpamvu rero ubu tuvugana hari ibimenyetso byinshi na nyir'ubwite afite byuko nawe bitifashe neza. Maboko yawe ari gusezera wa muhanzi, bihusigaranye n'ibyanyu. Niba ufite ibyo utunganya bitunganye, shyira ku murongo iby'inzu yawe, shyira ku murongo iby'ubutunzi bwawe, uraga iby'inzu yawe kuko Imana yakurekuye. Shyira ku murongo ibyo usabwa gushyira ku murongo. Tegura ubugingo bwawe wihane, harura inzira, tunganya inzira, yobora ringaniza inzira z'Uwiteka bigishoboka. Mwambaza akiri bugufi kuko ari igihe uhawe ikinyongezo, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Imana yambwiye ngo gupfa ko Sefini azapfa, ariko ntabwo azapfa ku gihe yari kuzapfira. Ntabwo umugambi w'Imana wari uyu mwaka muri uku kwezi twimirije hano imbere. Intego y'Imana yari yo kurama, mukaramira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ngira ngo mbararikiye kuzakurikirana ubutumwa bwa Kenya. Ubu ngubu mu minsi maze senyongera ibihugu, Kenya afite ubutumwa bwayo.
ubwiteguye muzabwumva. Nimva Kenya, Uwiteka namwe muzakomereze mu Bugande. Yego, ngira ngo rero mpinire hano kandi soreza aha. Icyo ntangaje ni kimwe, gese nishimiye urupfu ku bandi, ahubwo niwo mvuga ubutumwa ntiwinangire umutima wihane. Urebe pasitoro cyangwa umushumba wese ukwegereye, Yesu aravuze ngo mu isi mbahaye ubutware bwo kubohora ndetse no gukiza, mu izina rya Yesu. Nawe rero uba umwe mu bagomba gukira no gukizwa, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Himbazwa rero ko Mana ari wowe waremye ijuru n'isi iteka ryose. Reka dusoze dusenga, tubasengera mwebwe mukurikirana ubutumwa bwiza. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba, pikateshezerebo, haleluya, zomene ya zopaya. Yego, mu by'ukuri uri Uwiteka ushobora byose, usumba byose, wahanitse ikirere udendeza inyanja. Ngaho rero ibintu ushima n'ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose. Amen. Ciao ciao, shalom shalom.